Distinguished panelists, dear guests, ladies and gentlemen. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yagaragaje ko imvugo zibiba urwango zizakomeza gukwirakwizwa mu gihe umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ukiriho kandi widebyembye. Ni mu nama mpuzamahanga n'undi yo kurwanya ivangura yaberaga mu Suisse hari ejo tariki 23 Gashyantare. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko imvugo z'urwango zitarwanyijwe zigafatwa nk'amagambo asanzwe zigahindurwa igikoresho cya politike ziba intangiro y'ibikorwa by'urugomo bikomeye cyane. N'ubundi ni mu kiganiro yatanze hano mu Busuwisi, ni byinshi twaguteguriye mu Kinyarwanda. Mu kiganiro cye kitari kirekire cyane twagushyiriye mu buryo bw'Ikinyarwanda, ariko niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri like, urebe no kuri subscribe aho hari akazogero kandeho kugira ngo tubane nawe mu magambo tujye tubana nawe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nyemerera nk'ikaze n'ubundi muri iki kiganiro yagezaga ku bari bitabiriye no nama yiga kurwanya imvugo z'urwango ndetse n'urugomo. Reka dutangire byinshi kuri byo yagiye atangaza. N'ubundi murakoze cyane nyakubahwa abanyacyubahiro bari mu nama, abashyitsi bacu bagore ndetse n'abagabo. Mbanje kubashimira abatanze ibiganiro by'ingirakamaro byadufashije gutekereza cyane kuri iki kibazo. Ubumenyi bwacu n'ubunararibonye bwanyu byongereye uburemere n'ubujyakuzimu muri iki kiganiro cy'ingenzi. Ndashimira abitabiriye bose ku bw'imbaraga ubwitange bagaragaje kuri iki kibazo gikomeye. Ibiganiro by'uyu munsi byongeye kudusobanurira ikintu dusanzwe tuzi mu mateka no mu buzima twanyuzemo bubabaje. Zibiba urwango atari amagambo gusa, iyo zidahagurukirwa, iyo zisanzwe mu muryango, iyo zikoreshejwe mu nyungu za politike, zihinduka imbarutso y'urugomo ikomeye cyane. Ishize imyaka 25 hatangijwe itangazo rya Duruba na gahunda y'ibikorwa ariko bishimangira gushishikariza ivangura n'urugomo baracyakwirakwira henshi cyane, biracyakoreshwa kandi ahantu henshi birihanganirwa cyangwa bigakoreshwa nk'abanyapolitike mu nyungu zabo. Nubwo hashyizweho iri tangazo n'iyi miyoborere igamije kurwanya ibi bibazo, imvugo z'urwango zikomeje kongera kugaragara nk'intandaro by'umutekano muke ndetse n'amakimbirane. Akarere k'ibiyaga bigari kaduha isomo rikomeye cyane. Ingengabitekerezo ya jenoside n'imvugo z'urwango ntibyazimye nyuma y'1994, ahubwo byongeye kwisuganya no kubona aho byongera gushinga imizi ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gukomeza kubaho k'umutwe wa FDLR, umutwe yitwaje intwaro washyiriweho ibihano n'umuryango w'abibumbye washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, rugaragaza ko kudahana bituma ingengabitekerezo y'urugomo ikomeza kubaho ndetse kandi ikanahererekanywa mu bisekuru. Iyo imvugo z'urwango zidahagaritswe habaho ibintu bitatu. Cya mbere, guheza no gukumira amatsinda y'abaturage baba bake birasanzwe, abasangwa butaka bitwa abanyamahanga kandi ibibazo byabo by'ukuri bikirengagizwa cyangwa bigateshwa agaciro. Icya kabiri, ivangura rihinduka imikorere isanzwe, ryinjira muri politike z'ibanze, mu nzego z'umutekano, mu ishyirwaho ry'imitwe yitwaje intwaro. Icya gatatu kandi, urugomo ruba ikintu giteganyijwe kandi u Rwanda ruvuga ko kuri iki kibazo
rufite uburambe bw'amateka kuko igihugu cyacu cyasenywe n'imvugo z'urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside kimwe 1994. Turacyabona uko izi mvugo zikomeje gukwirakwira mu karere kacu, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari no mu burasirazuba bwa Kongo. Ari imvugo z'urwango zikiri imwe mu mpamvu z'ingenzi zitera amakimbirane asubiramo n'ibibazo by'ubutabazi bw'ibanze. Niyo mpamvu twongeye gutanga impuruza, agomba kugira igikorwa kirenze ibyakozwe. Gukumira bigomba gushyirwa imbere, kubazwa inshingano bigomba gukomezwa, guceceka no kwirara bitera imbaraga abakoresha indangamuntu mu kubiba urwango no gutesha abantu agaciro. Ikibazo si ukumenya niba tubona ibimenyetso by'imburirwamo, ahubwo ni ukumenya niba tuzafata ingamba. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo urugomo rumaze iminsi rufata indi ntera iteye impungenge. Abaturage b'Abanyamurenge bo mu misozi miremire ya Minembwe bahura n'ibikorwa by'ivangura rishingiye ku bwoko, gukumirwa, kubangamirwa mu buryo bw'ubutabazi. Ibimenyetso bigaragaza neza ko hari ibikorwa bikomeye byo kweza ubwoko, kandi bikaba ibimenyetso bifatika by'ibyaha byibasira inyokomuntu. Dushingiye kuri ibi bibazo byihutirwa, ndasoza ntanga ibitekerezo by'igihe kizaza. Icya mbere, turashishikariza ishyirwaho ry'itsinda ry'inshuti ku rwego rw'akarere rigamije kurwanya imvugo z'urwango no kudahana rifunguye ku bihugu by'abafatanyabikorwa babishaka. Irimo ihuriro ryafashwe mu gusangira ubunararibonye bw'ibihugu by'akarere no guteza imbere ubufatanye bufatika mu gukumira, kubazwa inshingano no gutabara hakiri kare. Cya kabiri nsaba, turasaba ibiganiro bya Durban bya 2025 ko byakwibanda ku byuzuye ku miterere ihinduka kandi yambukiranya imipaka. Ibikorwa byishishikarizwa by'urwango cyane cyane mu mbuga za murandasi ku makoranabuhanga. Uruhare rw'imbuga nkoranyambaga mu gukwirakwizwa inkuru n'imvugo z'urwango mu guteza akaga ntirukwiye kwirengagizwa. Bityo ingamba zo gukumira no gutanga umuburo hakiri kare ziri muri gahunda ya Durban zigomba gukomezwa no guhindurwa kugira ngo zigume zifite icyizere kandi akore neza muri ibi bihe bihindagurika vuba. Yasoje agira ati twiteguye gukorana n'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye, inzego zawo n'imiryango itegamiye kuri leta kugira ngo amasezerano ahindurwe ibikorwa bifatika. Murakoze cyane. Akaba rero ari Minisita Nduhungirehe ubutwererane ndetse n'ububanyi n'amahanga, ubwo yari ari mu nama ikomeye cyane yo kwiga mu kurwanya imvugo z'urwango n'ubundi ku isi hose mu bice bitandukanye, cyane cyane agaruka mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, akomeje kugaragara imvugo z'urwango zigiye zitandukanye mu baturage ndetse no kubahohotera, tutibagiwe n'urugomo rudasanzwe rukorwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse na leta ubwayo hagati mu baturage bafite ubwoko bw'abavuga ikinyarwanda ndetse n'abandi bafite ubwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge. Nahangaha mbaye nsoresha ikiganiro cyanjye. Niba wasemejwe n'ibyo dukora cyangwa hari icyo ukuyemo, kanda subscribe, ariko nanone ukande like, tutibagiwe no ko watanga igitekerezo cyawe muri comment. Iyi ngiyi ni Kivu Update. Nawe utaha.